Yes, gubwa neza cyane ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell. Twabazaniye rero site y'ibanza bitatu. Rubavu Buy and Sell twabazaniye ibanza bitatu bigurishwa hano muri Rugerero hafi n'ishuri rya hoteleri, bifite zoning ya R1 ahantu heza cyane, bifite amabuye ushobora guheraho wubaka. Buri kibanza cyose gikora ku muhanda kandi buri kibanza kirengeje metero kare 300. Ikibanza gifite metero kare 590 tukigurisha miliyoni 12. Ikindi gifite metero kare 351 gikora ku muhanda principal kibanziriza ibindi nacyo ni miliyoni 12. Dufite n'ikindi kibanza gifite metero kare 350 gikora ku muhanda kandi nawo mwiza munini wa metero 6 turi kukigurisha miliyoni 10. Duhamagare mu wa mbere rero ibibanza bitatu twabazaniye dusange kuri office yacu hano Rubavu, wiguriremo ikibanza kimwe. Ibibanza bikora ku muhanda bifite amabuye, biri muri neighborhood nziza cyane, zoning ni R1 ahantu ushobora kubaka cadastre cyangwa se etage cyangwa se ukaba washyiramo zazindi bita toiture caché, kubera ko zoning yaho irabyemera cyane. N'ahantu rero ushobora kuba wasaba icyangombwa cyo kubaka ugahita ukibona. Ibibanza biri ku muhanda hagati y'amazu, ahantu hari amazi, ahantu hari umuriro, iminota 3 yonyine kugera kuri kaburimbo. Ntushikwe, duhamagare mu bambere wigurire kuri ibibanza. Urareba akamapu twashyize kuri iyi video urabona ko ibibanza byose bikora ku muhanda. Ntushikwe rero duhamagare mu bambere.